heard your heart calling uyu me. munsi hari umukobwa No wiyahuye words could imyaka ever 32 describe how your eyes bring me nanone peace. hiyahuye Every undi musore moment we w'imyaka share, even in 22 dreams, feels endless yiyahura and real. ahanutse kuri I love etaje you, not just in words, but in nanone feelings ku that grow tariki stronger every day. 24 z'ukwa Day and night became gatandatu beautiful because you're with me. 2022 Do you know that when my heart meets yours, the havuzwe whole world amakuru feels menshi calm? y'imfu Let this z'abantu moment, biyahuye. this minute, be Ese filled with kwiyahura something biterwa n'iki? extraordinary. Because you are my miracle. Byaturutse he? Ese kwiyahura ibimenyetso byabyo ni ibihe? Uyu munsi rero ngiye kubaganira ku bimenyetso bigera muri 15 nubibona ku muntu cyangwa se nawe ukabyibonaho uzamenye ko ugiye kwiyahura cyangwa uzamenye ko ari integuza yuko ushobora kuba wakwiyahura isaha ku isaha. Ikimenyetso cya mbere kuvuga amagambo yerekeye gupfa cyangwa se kwiyahura, cyane cyane nko kuyagaragaza mu biganiro ujyana n'abantu cyangwa se kuyavuga kenshi mu ruhame cyangwa se kuyavuga uruganira n'inshuti zawe. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ushobora kuba wakwiyahura isaha ku isaha. Icya kabiri, gusezera ku bantu mu buryo butunguranye nk'inshuti zawe, abavandimwe bawe, umugore wawe cyangwa umugabo wawe, umukunzi wawe. Icyo ni ikimenyetso nacyo kigaragaza ko ushobora kuba wakwiyahura bitunguranye cyangwa se ari nk'integuza y'uko ushobora kwiyahura. Ikimenyetso cya gatatu, gutanga ibintu byawe bwite. Nk'urugero, wenda niba ufite telefone ebyiri ukazitangamo impano kandi ukizikeneye cyangwa se ukizikoresha, ukaba ufite imitungo ugatangira kuyigabira abantu atari uko wenda ushaje. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ushobora kuba ugiye kwiyahura. Nukibonaho cyangwa se ukakibona ku muntu, uzamenye ko umuntu ashobora kwiyahura isaha ku isaha. Icya kane, kwigunga bikabije. Kwigunga bikabije, niba wenda wari usanzwe uvugana n'abantu cyangwa se usanzwe uri associable ku bantu cyangwa se usanzwe uvugana n'abantu, ugatangira kwigunga, ntuvugishe abantu, ntuhamagara abantu wari usanzwe uhamagara. Icyo ni ikimenyetso cy'uko ushobora kwiyahura isaha ku isaha. Icya gatanu, guhinduka cyane mu myitwarire, ugahinduka igihararumbu, ugahinduka umusambanyi ruharwa, kandi wari usanzwe witonda ukarwana, mbese imyitwarire igahinduka, ugakora ibintu nk'umuntu wagira ngo hari urugendo wenda gufata. Aho ngaho ushobora kuba wiyahura isaha ku isaha. Icya gatandatu, kugira agahinda gakabije cyangwa kwiheba. Guhorana agahinda, mbese ukaba uri wa muntu uhorana agahinda gakabije, ugahora wihebye uvuga ngo ubuzima buzagenda gute, ntabwo ubuzima nzabubamo, ubuzima ndaburambiwe. Aho ngaho icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ushobora kwiyahura isaha ku isaha. Icya karindwi, kugira ubwoba cyangwa ihungabana ridafite impamvu
cyunganira n'icyo ngicyo niyo maze kuvuga cyo kunywa ibiyobyabwenge ugasanga ari kunywa inzoga zikabije kandi zikomeye zifite volute iri hejuru cyane ukabona ko ari kwangiza ubuzima. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uwo muntu cyangwa se niba nawe ubyibonyeho ko ushobora kwiyahura isaha ku isaha. Icya 12 kwandika ibaruwa yo gusezera. Nubona umuntu yanditse ibaruwa isezera uzamenye ko umuntu agiye kwiyahura. Ni kimwe mu bimenyetso bibanziriza kwiyahura. Kwandika ibaruwa isezera nta bindi bisobanuro umuntu arengejeho, uwo muntu aba agiye kwiyahura. Niba yanditse ibaruwa ngo ngiye kure cyane, niba ngombwa nzagaruka, uwo muntu aba agiye kwiyahura. Nta handi hantu aba agiye, nta nubwo baturutse. Mbese umuntu isaha ku isaha aba yagira ute, aba yakwiyahura. Icya 13 kutagira ibitekerezo by'ahazaza. Mbese kubona nta hazaza afite, ukabona ubuzima bw'ahazaza ntafite ntabwo. Icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu ashobora kugira ute, ashobora kwiyahura. Icya 14 ni ukugira ibyiyumviro byo kwanga ubuzima, kumva adashaka ubuzima, kumva yanze ubuzima. Mbese akaba ari wa muntu ubona ubuzima butamuryoheye, ubona ubuzima bwarambese, akabona ari kugaragaza ibimenyetso by'uko ubuzima bwamubihiye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora kwiyahura isaha ku isaha. Icya 15 nicyo cya nyuma, gushaka amakuru cyangwa uburyo bwo kwiyahura. Uwo muntu numubona ukabona ari gushakisha amakuru y'ukuntu biyahura, imiti bakoresha biyahura, ibintu byica. Ese umuntu yiyahuza umugozi gute? Ari kujya kuri internet gushakisha amakuru y'ukuntu biyahura. Uwo muntu aba ari gupanga kwiyahura, cyangwa se ni ikimenyetso kikubwira ko umuntu agiye kwiyahura cyangwa se yenda kwiyahura. Inama rero kuri iki kintu, niba ubonaho ibimenyetso cyangwa se ukabibona ku muntu runaka, uzamufata umuganize